mwaramutse mwese mukomeje gukurikirana Buganza TV, ndabasuhuje ndetse mbifuriza amahoro y'Imana mwe muri hirya no hino impande enye z'isi. Ndagira ngo uyu munsi noneho mbasangize noneho inkuru itangaje. Habaye ubukwe bukomeye cyane, ubukwe bwakomeje kwiganza ndetse bwakomeje kuvugwaho n'abatari bakeya, ubukwe bw'umusore watoranyije aho agomba gukorera ubukwe, aravuga ati aho abandi bagenda mu modoka naho we yigendeye mu gitorotoro n'uwo bashakanye. Reka mbereke rero uko ino video yagenze ndetse namwe mwirebere mubone yuko buri muntu wese aba afite creativity ye. basiga kandi rwose ntacyo twabifite. Umujyi barawutanagasha we mudage bimeze bitari ko kutandobesha rwanaziko na rurujura ruri kwirukanga rw'imyenda y'imikara, urabona rugizeho rucafuza ubuze kiriya cyasigaye inyuma cy'ibitiriningi kiri kugenda cyane haruguru ni ikinda cyiza ya mugabo arahita afungana gasa. Abagendere gake kabisa, abagendere gake sana ngore ngore iyi video ni y'umwaka. Bona cyaraho tujye kotsa mukubwa ahiye kabisa, ubu twatwitse urabona ko umujyi twawufashe nta mbunda bana. Ubu ngubu kabisa dore turi muri tingatinga, noneho nawe urabibona nubwo agafone kanjye kaba katabona neza, ariko ndakeka ko mba naguhaye amakuru. Kuyute turi kubasiga cyane hari
ntacyo birakunda byakunze umva ndabifite neza ntugire ikibazo byose byakunze ibintu birimo none hepfo yaho amazi nigeze kuhagera Imana iri mu kazi. ja umva ko bavanga iminsi ntifashe muduhe inzira ngaho uyu mutipe rero nawe ari kutwiruka nyamara uri kutwirukansa buretse nkore sana ngore Imana iri mu kazi.